Yes, reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Bienvenue kwizera niko nitwa. Namakuru ababaje, namakuru y'incamugongo, namakuru avuga ko Kamonyi minibus ebyiri zakoze impanuka ikomeye, abantu 9 bakomereka bikabije. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Abaturage bo mu murenge wa Runda aha ni mu karere ka Kamonyi batunguwe n'impanuka ikomeye yabereye mu muhanda wa Kigali Muhanga. Minibus ebyiri zari zitwaye abagenzi zagonganye bikomeye, bamwe mu bari bazirimo barakomereka mu buryo bukomeye, bahita bajyanwa kwa muganga byihutirwa. Iki cyateye iyi mpanuka? Ese hari ababa bahitanywe nayo? Nabahe bajyanwe ku bitaro? Kandi se ubuyobozi buravuga iki kuri iyi nkuru? Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo kugira ngo umenye amakuru yose agezweho kuri iyi mpanuka yavugishije abatari bake. Nimujye kure, mu kanya turaje tuyanzike tubabwira akantu ku kandi. Ibi byose byabaye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Habaye impanuka y'imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa minibus zakomerekeyemo abantu 9 bose. Aya makuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda Jean Pierre Egide Ndayisaba, wavuze ko iyi mpanuka yabaye mu mudugudu wa Nyagacaca akagari ka Ruyenzi agana saa 4 n'igice za mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 7 Kamena 2026. Ubwo ni ku munsi w'ejo washize. Nk'uko ubuyobozi bwabitangaje, imwe muri izi modoka yavaga mu mujyi wa Kigali, indi iva mu cyerekezo cya Muhanga. Zahuye rero zikora impanuka mu buryo bukomeye cyane, ku buryo iperereza ritangiye gukorwa kugira ngo hamenyekane icyayiteye. Gitifu Ndayisaba yavuze ko abantu 9 aribo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri iyi mpanuka, aho yagize ati abantu 9 tumaze kumenya ko haribo bakomeretse, bakaba barajyanywe ku bitaro bitandukanye. Yakomeje asobanura ko kugeza ubu nta makuru aramenyekana yabasize ubuzima, ndetse ko amakuru arambuye ku cyateye impanuka akiri gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Abakomeretse bahise bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bitandukanye, birimo ibitaro bya Remera Rukomo, ibitaro bya Kabgayi ndetse n'ibitaro bya Nyarugenge. Mu gihe iperereza rigikomeje, bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka bavuga ko hari abakomeretse bababaye cyane mbere yo kujyanwa kwa muganga. Ibi byatumye abaturage benshi bagira impungenge ku mutekano wo mu muhanda, cyane cyane muri uyu muhanda wa Kigali Muhanga usanzwe unyuramo imodoka nyinshi buri munsi. Kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda ntiziratangaza icyateye iyi mpanuka, ndetse n'imiterere nyakuri y'ibikomere by'abayiguyemo nayo ntiramenyekana. Turacyakomeza gukurikirana aya makuru, kandi nitubona andi makuru mashya turaza kuyabagezaho. Ese mubona iki kuri iyi mpanuka yabereye Kamonyi? Iki gikwiye gukorwa kugira ngo impanuka nk'izi zigabanuke muri iyi mihanda yacu? Tubwire igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo. Niba ukunda amakuru yihuse kandi yizewe, kanda subscribe ukanda like, ndetse usangize abandi iyi video kugira ngo nabo bagezweho amakuru ya buri munsi. Mwakoze cyane gukurikira Twahoza TV. Njyewe nitwa Bienvenue Kwizera.